akibaza nomero y'undi yakumva ijwi agakupa mano yima ninkufata nzakurisha amabere ya nyoko urumva wantumbe wangegera ushatse wanzana amafaranga genda shaka ibaza ariko noneho mano yima natanga amafaranga uramubeshe tanga umubiri wanjye bakama ibihumbi byanjye 50 urumva hakaziranzereza ngo ni mano y'Imana ikazije kunyaka amafaranga yanjye kajya kunya amafaranga ukarina no kundya umubiri uretse ninkufata. Hello, ndagusuhuje ni wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe ndagarutse ni kuri Ituza Official. Umuriro uratse we harahiye noneho we. Agapfusha rukara noneho rero. Ubushize kuri Cyubahiro nagize gutya nkubitana n'uyu mukobwa uri impande yanjye. Aratubwira ati je ntago ari pranka umuntu bita Mpano y'Imana yanyambuye amafaranga ndetse anjya n'amaturo. Ibintu ndongera musubirishamo ndamubwira ati ntago mbeshya none umuriro uratse. Aragarutse aravuga ati je ntago nzahwema nta nubwo nzicara nzavuga ubugome bw'uyu mugabo ugenda abeshya abantu ngo atanga amafaranga. Nta mafaranga atanga no musikama no umugome ndakwakiriye. Ya nanjye ndabashuhuje nitwa Sandara. Ubushize twahuriye kuri Oya vuga ureba muri kamera Ubushize twahuriye kuri Cyubahiro Official none naje hano kuri Tuza Official kubwira abanyarwanda ibya Mpano y'Imana ibyo yankoreye naho hari abyumve nimufata nawe Utuza wumve nimufata ninjye nawe reba muri kamera ariko reba muri kamera turebe yewe Mpano y'Imana aho uri hose urimo kunyumva ninkufata nukukukonyora ngo nzamukonyora kuko yandiye amafaranga njya n'umubiri ariko banza usobanurira abantu uko byagenze hano kuri Tuza Official na nawe yumva Mpano y'Imana ajya ngiye nyine namurebye ku macana agiye atandukanye uko bisanzwe noneho nanjye ndamuhamagana bonaga azura abantu bapfuye nkabona arimo atanga amafaranga ngewe rero kuko nikura akazi nyine ko mu muhanda ncuruza nyine ubuzima ncuruza ubuzima urumva none se ucuruza ubuzima uri bitaro ibitaro se byo bivura abantu ni ukuvuga ngo ngewe ndumuki abagabo n'abakiriya banjye urumva baraza nyine nkabagurisha umubiri bakama amafaranga hari icyo tumva bazana agafuka oya dusobanurire have reba muri kamera oya tuba tuvuye kuri Mpano y'Imana ngo abagabo baraza ukabagurisha umubiri ya niko bimeze nawe ntago uri umwana nyine kugurisha umubiri nawe urimo kubyumva oya bisobanure urinezeza urumva baraza nkabanezeza ibyishimo nyine ibyishimo byo mu buriri nawe urimo kubyumva ese ni ukuvuga ngo byerure ati ndindaye ntago ndindaya ngewe nezeza abagabo ntago nezeza abagore ntago ndindambanye nezeza abagabo mubanze mu byumve banezeza ute nyine turashaka abanyarwanda badukurikiye Mpano y'Imana impamvu yanze kuyamuha ntago wamushimishije ibyo turabigarukaho nyuma nuko rero umubonye ku ma YouTube channel ari kubwira abantu ngo atubura amafaranga ngatanga amafaranga uburamuhamagaye ya no kuvuga ngo Mpano y'Imana naramuhamagaye ngiye nyine ikintu cyantunguye yarambwiye wese witwa nenda avuga ati nitwa Sandara arambwira ati Sandara biranshimishije kumenyana nawe no kuvuga ngo rero ya urumva nyine nawe nakomeje kuzamuhamagara musaba amafaranga musaba 500,000 no kuvuga ngo Mpano y'Imana yarambwiye ngo nzazana ibihumbi 50 none ahubwo twahuriye ku Kinamba hari ku Gisozi urimo kumva hari ku Kinamba urahareba niho hantu nahuriye na Mpano y'Imana no kuvuga ngo rero Mpano y'Imana twarajyanye tujyana ahantu kuri bar iri ku Kinamba ni ukuvuga ngo ngiye nari nzi neza yuko ngiye kumuhereza amafaranga akamereza miliyoni zanjye urumva ko ngewe nyine mwana w'umuhanda murimo kunyumva icyo ngewe mba ndeba n'amafaranga widandarije umubiri wikuriramo senkani zawe uzishyira Mpano y'Imana ngaguhe 500,000 miliyoni 500 mva Mpano y'Imana ngiye ninkubona ariko se reka kugwiza ukore abanyarwanda badukurikiye no muri comment nabonye abantu bavuga ngo Mpano y'Imana ngazaguha nyoko ibi bintu koko ntabwo bufite kuko Mpano y'Imana azama mama ahubwo nge nzaguha nyoko aho uri hose mo kunyumva nuko rero umaze kumuha senkani zawe arakubwira ati nzaguha 500,000 ubwo ntago nyine mwumva ukuntu byagenze twagezeyo tumaje kugerayo amafaranga arambwira ati wayazanye amafaranga ndavuga ati nayazanye amafaranga ndayamuhereza maje kuyamuhereza arambwira ati rero kugira ngo umutukore ntago yambwiye ngo ncireho
ntabwo yigeze abimbwira yarambwiye ngo kugira ngo wowe ngo umuti ukore niko tubanza kuryamana. ubushize wari wabitubwiye nuko wenda ba hano batari babizi mwararyamanye rero ndagira ngo twihute mukimara kuryamana amafaranga warayabonye. ni ukuvuga ngo twamaje kuryamana arambwira ati amafaranga ngende ubuze kuguhamagara uze kuza kuyatwara. bigejeje isaha ya saa moya impano y'Imana naramuhamagaye impano y'Imana arambwira ngo nyine ngo hari imiziro ngo nyine ntabwo ngo nyine ngo ayo mafaranga ngo hajeho imiziro ngo ubwo nyine nzagaruke urumva ngo kugira ngo iyo miziro nyine tuyikureho. uvuga ngo nasubiyeyo rero impano y'Imana subwa mbere subwa kabiri twabonanye inshuro 8. Bavugisha ukuri inshuro 8 zo ibintu nabyumva. ndumiwe noneho ikintu cyambabaje impano y'Imana ku macano agenda avuga ngo njye sinjya mbonana n'abagore umva impano y'Imana urarongora ntukazaza ubeshya. Bo amaturu 8 se ndagira ngo 8 ntago ari amaturu 8 amaturu 8 umuntu yakora umunsi umwe inshuro 8 akazi ko ubwo ni ukuvuga ngo dufashe amaturu 8 mu nshuro 8 abazi gukuba muze kunkubira. mwebwe murimo muraseka kandi umva ibi bintu ngenda byumva ariko ngewe hagati aho ngaho ndibaza kandi rwose sinzi ukuntu akimara kukurya izo nshuro 8 zihwanye n'amaturu twakuba inshuro tutabarika ubwo niwe ubizi inshuro babikora amafaranga uburayabuze. ni ukuvuga ngo amafaranga narayabuze maje kuyabura ngewe nyine naramuhamagaye noneho ageze aho ngaho telefoni ntiyongera kuyifata nahamagaza nomero y'undi yakumva ijwi agakupa impano y'Imana ninkufata nzakurisha amabere ya nyoko urumva wantumbe wangegera ushatse wanzanira amafaranga. ngenda shaka no kumuhamagara noneho uyu munsi impano y'Imana ngiye mubwira uti sibyo ibi bintu nabyumva uretse ko nimero ye ndeba yakomeje no kuba ikibazo ariko ubutaha ngiye nzakomeza kugerageza ino nimero ye paka iciyemo ntago ayifata ntago ari kuyifata. ni ukuvuga ngo numubona uzamubwire ngo umukobwa witwa Sandra nagufata n'abanyarwanda bari kureba iki kiganiro mumbabarire iki kiganiro kibaye inshuro ya kabiri uyu mukobwa nako ni umudandaza amagara nk'uko umbabarire ariko nezeza abagabo okay mbabarira okay Abanyarwandakazi ngo impano y'Imana uyu muntu ngo yamuriye amaturu atabarika amurya amafaranga 50,000 amwizeza ngo gutanga kuzamuha 500,000 ariko se ibi bintu ni ibyanyabyo mbwira yego cyangwa oya. ibi bintu ni ibyanyabyo ni yego nawe ahantu arimo ahantu hose ari ku macana agiye atandukanye arimo kunyuma impano y'Imana ushobora kungarura amafaranga njye nawe hagati yanjye nitubonana hazacana uwawe. none se mwahuraga arya muri hoteli cyangwa mwahuraga muri bare igihe cyose ayo maturu ni ukuvuga ngo ngewe umunsi wa kabiri nagiyeyo arambwira ati byanze bikunze ni mu Rwanda guha amafaranga bigera ni mu Rwanda ngenda muhamagara ngo ya miziro yanze kuvaho ni ukuvuga ngo ndongera ndamuhamagara arambwira ati imiziro yaranze gutyo imiziro we kanyo ushaka kungara amafaranga. birababaje urumva ni umuntu akubeshye 500,000 uzi neza ko azitanga ariko se nanone cye bira bintu najyaga mbona ari byo nanjye ngenze ko impano y'Imana atanga amafaranga ariko se atanga amafaranga yatsande none se simbizi umuntu ugiye kuguha amafaranga akwaka nde oya ntabwo yakwaya ubwo byakabayeho ibaza ariko noneho impano y'Imana atanga amafaranga yamubeshe atanga umubiri wanjye bakama 50,000 urumva hakaziranzereza ngo ni impano y'Imana ikazije kunyaka amafaranga yanjye kajya kunya amafaranga ukarinda no kundya umubiri uretse n'inkufata ubwo no kuvuga ngo basi tugereranyije byibuze yakuriye inshuro 8 nk'inshuro imwe uyishyuza amafaranga ngahe iyo nahuye n'umukiriya mwiza mpa 200,000 ni ukuvuga ngo ubwo impano y'Imana dufashe inshuro 8 tugakuba rero abanyarwandakazi rero ibi bintu nimba ari ukuri nge nari nzi ko impano y'Imana atanga amafaranga ntabwo nari nzi ko ibi ngibi ari ubusikama ariko se nanone tugaruke kuri uno mukobwa ubundi buriya ko ndeba uri umuntu mukuru nubwo wicururiza amagara cyangwa nako ngo ashimisha umubiri ataza kundeba nabi ngo aba bantu bajya bagira amahane sibyo iyo ugiye gutanga amafaranga ngo baguha ndi ibyo bintu ubundi araho byabaye ntaho byabaye pe ni ubwa mbere njye mbyumvise
ubundi wowe ngo njye mbimenyere ibintu by'abapfumu Hoya. ngize ngo ni abapfumu ubwo ngubwo none se nuko ngendaza kukwita umumeri wihangane sibyo mu kinyabupfura cyiza cyo kubaha umuntu none wowe iyo wagiye gutanga amafaranga wari wizeye ni ubuhe bubasha wari ufite ko undi muntu agiye ubundi ngiye tuzi ko iyo umuntu agiye kuguha atajya gusaba ibya mirenge none wowe urumva nta kosa ufite kuba warahaye amafaranga umuntu ugamije kubona nde ese kuki wowe utarindiriye ngo abanze aguha amafaranga ni ukuvuga ngo njyewe nta kosa mfite kuko mu bigaragara najyaga mubona ku macano agiye atandukanye atubura amafaranga atanga amafaranga nkajya numva bamwe bavuga ngo twebwe twamuhaye amafaranga 100,000 ataduha 10,000 urumva niyo mpamvu rero nanjye nagize amatsiko yo kumuhamagara ngo duhure nshaka gukira vuba numvaga ko ngiye gukira urumva uwo munsi amafaranga umugabo twararanye yampaye niyo nahise mushyira amafaranga warareba bya bintu ariko nubwo ndi kubiseka bibaye nababaje disi uyu mumama none se kugira aho yitangira umubiri we ikindi kintu nshaka kumubaza kuri iyo nshuro ya 8 mujya gutandukana nta kintu yakubwiye bwo no kuvuga ngo kuri iyo nshuro ya 8 naramubwiye ati se mpano y'Imana sheri bimeze bite arambwira ati none se ubwo wajya korana n'umuntu 18 atari sheri ubwo se yaba ari igiki cyawe nagize ngo wenda wagenda gudandaza mbo ikindi kintu twasaba ese iyo umuhamagara yakubwira ngo iki karene nakwe ngo wongere umuhamagare tutaragiza mu kiganiro byibuze ariko se basi byibuze kugira ngo ubutaha tuzanemera ibi bintu n'abanyarwanda babyemere turashaka noneho ubwo we yanze kugufata sibyo tuzakoresha uburyo bushoboka bwose tuvugishe mpano y'Imana cyangwa se tumubone ibi bintu numubona vizavi uzabyemeza ibi bintu koko nitugeze uzabisubiramo ahubwo ngize amahirwe namubona ese naho hantu iyo bagiye mu mahoteli n'ahandi konzi ko bandika abantu mu bitabo baba barabanditse bahuriye muri bar ubwo se bare yajya kwandika nta ushaka kwinjira ugiye kudandaza cyangwa ugiye kuryama batabanditse none se iyo bar ubwo banditse baranditse ku buryo kinabihakana niba ari wo mwahuriraga ntago ushaka nibishoboka barabandika ni n'amakosa banagufasha utanabanditse baguhana barabandika ntibabandikaga baratwandikaga none nabihakana muzagenda mujyeyo mugende none se ko oya aho ngaho rero njyewe ndarengera mpano y'Imana sibyo reka nkubwize ukuri none se reka nkubwize ukuri ni ikihe gihamya kiraza kugaragaza ko uyu mugore yamuhaye amafaranga gihamya kiri bugaragaze se ubwe mpano y'Imana ntabwo aryama n'umuntu 18 ngo bihakane ntabwo yabihakana atabihakana se ntabwo yabihakana hari igipimo se ndi kuvuga aramutse arabihakanye impano y'Imana mwahita mugere mukajya kuri hoteli mwajyagaho bakara mu gito reka ngo ni bare ntago ari hoteli nibyo birabireba abe hoteli abari none se iyo bare ntibishinzwe bare ishinzwe gucuruza iyo byakomeye basubiramo iyo byakomeye uko bino bintu ndabona ngezaza muri ubuyobozi yo hantu ndibuze kugaruka ahangaha hoya ahangaha jewe ahangaha hoya ibintu bizaza muri ubuyobozi ibintu bizazamo n'ubuyobozi none se muri maturu nta gihamya afite uyu nta gihamya afite kabaze nkubaze ko ushaka kubyara n'umuntu ni muri babiri none ntibabyaranye rero ubwira iki badatwite ariko yivugiye umubaza niba barakoresha kondomu cyangwa niba barakoresha ibyo ntibindeba nge akimara kumbwira ko yacuruje umubiri nyine ibyo ngibyo urabizi umuntu ushaka kubona ishuri ariko yatubwiye ko ari umuneneza n'umudandaza amagara yewe nezeza abagabo unezeza abagabo uwe mpano y'Imana ibintu bigomba kwinjirwamo imbere tugomba kubyinjiramo imbere ibintu tureka kubikinisha mpano y'Imana reka kugenda abeshya abantu mpano y'Imana reka kugenda abeshya abantu niba ari na gutyo binabeze bigaragare ko ari ubutubuzi bafite bigaragare ko bafitanye n'abamushyira ku macano nabo bafite ubutubuzi bashaka kurya abanyarwanda bigaragare ko atari nguyu gusa yariye bigaragare ko umuntu agiye gufatira ahangaha bikagarukira ahangaha mpano y'Imana ibintu ngiye rwose biranambabaje si ibintu byo kubeshya mpano y'Imana amaze abantu mpano y'Imana mu gihe uyu mugore adafite gihamya mpano y'Imana Nyabarongo yica uyizaniye
yicizaniye gute Nyabarongo yicizaniye ariko nawe sinzi ibintu none ikimenyetso gihari yuko nabanza tugaragaza ibimenyetso kirahari kuba bararyamanye byonyine kuba bararyamanye hari kamera akamuryohera akamugarura inshuro ya kabiri yamuryoheye inshuro ya gatatu yamuryoheye ushaka kubana n'umuntu inshuro enye eshanu atakuryoheye bishoboka none se wowe ushyigikiye impano y'Imana iriya ngegera kiriya gisambo kuba ibyo yarabikoze n'ibyawe nawe ariko kugeza aya magingo aya reka mbanze impano y'Imana ntarafata telefone ngo atubwire ngo aramuzi nawe ikindi cya mbere ntaraduha ibihamya sibyo ntaraduha ibihamya nta bihamya afite kugeza amagingo aya impano y'Imana yaba yarakuriye amafaranga n'abandi bose yariye amafaranga mwese muri ibigoryi Nyabarongo yica uyizaniye njyewe ikiganiro ndagisubitse reka mbanze impano y'Imana ntabwo Nyabarongo yica uyizaniye aho tuzaro hose uzanyishyura ugende twibwira abantu ukuri kuko ndabona ushaka kubitobya ndabona ushaka kwica ibintu ushaka kubitobya ibintu ntabwo bishoboka niba yaramufasha akamurira amafaranga kugira ngo muhereze umubiri wanjye n'amafaranga yanjye we kanyoko aho uzanyishyura nyamara yariye aramaze njye sinabyemeraga pe njye numva bwa mbere ngere ibintu ari kuvuga umuriro urate we umva iki kiganiro ko tuzagisubukure yatuzaniye ibihamya ibi bintu nyamara impano y'Imana nyamara ari mu makosa oya gusa biravugwa ariko twabwirwa n'iki se nimba atari urwango nimba atari kumuharabika ntabwo ari kumuharabika turabwirwa n'iki nimba atari kumuharabika impano y'Imana uruzi rwica Nyabarongo rwose pe ntabwo ari ibintu byo kubeshya ubutaha ndumva umushyigikiye ubutazaza n'ibimenyetso sibyo uzagaruke hano kubwira abanyarwanda mu muhanda yaba ari uzamuka cyangwa utambika cyangwa umanuka ninjye tuzakatana oya sawa oya wivuga ngo birakubabaze abanyarwanda mukore subscribe twebwe azatuzana ibimenyetso Nyabarongo yica uyizane nawe nimba usanzwe uyaha impano y'Imana ni hehe wumvise ko umuntu atanga amafaranga bakamuhande Nyabarongo yicuyizaniye abanyarwanda bose bashyiraho isomo abo muri aho uri hose ibintu bikubera isomo ntabwo murabona icyuno mukobwa ikibazo ariko nta gihamya gihari ariko we ntabwo abeshya ariko turabagira inama nimba kigaragaza ko abeshya ariko tubagira inama ntagiye umuntu uzajya kwaka amafaranga ngo agiye kuguha andi gumana amafaranga yawe niba ari nayaguha ayaguhe ariko bidasabye ngo umuhereze umubiri wawe ubwire icyo atari gushyizamo ibisida tubwire n'icyo atari ibirwayi ariko kwanduza ubwire n'iki ibi bintu kose ari kugukorera pe tubagira inama niba udashaka inama yacu byo birakureba uzagende bakurye bakumare ni bya bindi perezida ari kuvuga insengero murabona ukuntu bimeze mw'imbere shwida sawa nakagaruka rero kora subscribe like share comment kugira ngo utazacikwa tuzagaruka muri episode zacu niba zaba yatuzaniye ukuri n'ibihamya ariko Nyabarongo genda cyabihamya ngo yica uyizaniye